umurimo abakoresha Yesu dufashe cyane. Amen. Ahere kuri abo batakibona umurimo abakoresha kuko umutwaro w'umurimo buriya ni naho ahantu vocation na calling bitandukanye. Yego. Umuhamagaro wose ubanza kugira ikintu cya vocation kikubamo, ikintu cy'ishyaka kikubamo, kikubiramo, kumva hari ibintu udashaka ko bipfa ureba. Akantu barakazi mujye kumva ibintu byapfa ureba ukumva kugira ku kintu bipfa ariko Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo kintu cyo kwanga bipfa rero ureba kikaguhagurutsa niyo vocation, niyo zero, niyo shyaka. Yego. Ibyo bintu rero Imana bireba noneho naho kumbugwe niyo yabigushyizemo ngo bikuzure igihe runaka izabihagurutsa, igihe rero kizagera noneho hazijwe. Yego. Niyo mpamvu mwabonye Musa abanza kurwanira abanyegiputa nta n'uramubwira ibyo kujya kubacungura. Kwiriye bakugirira ku ntego ushaka. Yego. Imana bampera umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha cyane mushumba kubw'ayo magambo mudusobanuriye. Ntabwo umuntu ashobora kubyibwira gutyo, umwuka wera buriya niyo mpamvu aba hari kugira ngo adusobanurire atubwire nk'iryo jambo impamvu twabwiye ijambo ry'Imana tubwira. Ndumva ahari abadukurikiye barimo kugenda basobanukirwa nk'uko nanjye ndimo gusobanukirwa impamvu nyiri umurima cyangwa nyiri bisarwa tugomba kumusaba kumwinginga ngo yongere abakozi. Reka dukomeze ku kibazo cya kabiri. Nk'uko twasomye haruguru kiravuga ngo abasaruzi ni bakeya, bashaka abandi basaruzi batumeho bashakisha. Hanyuma ndimo kwibaza, ese n'ubu abasaruzi baracyari bake cyangwa abasaruzi babaye benshi? Si ngombwa kongera kujya gutuma duhamagara mbere yuko tuvuga ngo mbese nk'ubu ngo tubanze tumenye Yesu yabiteguye n'iki kuvuga ko abasaruzi ari bake. Yego. Ibisarurwa bikaba byinshi. Kiriya kintu giteguye n'iki? Yego. N'ubu ngubu iryo jambo turifashe kiriya gihe tukarishyura uyu munsi, bibaza impamvu twasengera abasaruzi. Yego. Kandi ureba abakozi bari ukuntu bangana. Ubu nanjye ni uko nguko nabishakaga. Ese n'ubu koko baratangaje. Iri jambo ureba burya ngo rirasobanura ngo Yesu yarebaga ubwinshi bw'abari bariho icyo gihe akabona ntibuhwana n'ubwiza bw'ibikorwa. Ngaho ruzi bari benshi ariko yajya kureba ibikorwa asanga birabura effective. Ibaze kumva Yesu yagira ikibazo cyo gukenera abakozi abitewe n'uko ababona nta musaruro urimo gutanga. Nicyo byavugaga. Mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze abasaruzi kuko umurimo Yesu yabonaga wari mugari. Abakozi barimo akabona mu by'ukuri bakomeje kuba bahagije, ariko akabona ntabwo bigenda. Kuri Fred kuri tere ntibihinduka neza nk'uko ashaka ngo byihute. Icya kabiri ni ukuba Yesu yarabireberaga mu gihe yari afite ku isoko cyanganaga. Buri mu by'ukuri igihe Yesu yagomba kumara ku isi burya yari akize muri we. Kandi igitangaje nta hantu ndabona nk'uko muzi bavuze ngo azapfa ku munsi azapfa ahambwe ku munsi wa tatazuke. Nta hantu njya mbona havuga ngo Yesu azamara imyaka 3 n'igice ku isi. Kuko yavutse abantu bajya ngo wenda zibera aha ngaha yibereho kigira guri kibanza cyangwa se yubaki wabo kwa Yosefu. Anaseza nawe azashaka kumufasha mana yanjye azatura heheze, ariko bajya kureba ugasanga ubuzima bwe ni ubuzima budakenera imiturire, utadodesha ipantaro buri mezi 6, udasimburanye inkweto kanzi imwe. Oh my God, umugabo azabahatira usanga nta sonza ntagira inzara reka dasa. Hari umunsi yabwiye abantu ati ngiye mfite icyo kwiye mutazi ati migisha
usugira ibiryo ubugira igihe twagera ni hose ko twigeze tubona ugira na mbaraje ariko nibyo banabonaga banariye agiye kubasubiza aravuga ngo ibyo kurya byanjye nuko nkora umurimo w'uwantu burya iyo ukoze umurimo wo gutumye buriye ko naka kabiri gatatu ni kare mujya mubona muri Yohana mu gice cya 9 hano ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa burya rya jambo ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa ngo bugiye kwira yavugaga nkiri uwundi uyu nguyu ngira aha hantu nkiri kuri post ibintu byombi biratuma ngomba gukora vuba ariko byose yabira gasanga abo bakora na rekada ntago babyumvaga bikiri cyamutera kuvuga ati nyamara rero mushatse mwakwinginga nyiri bisarurwa akohereza abasaruzi umukozi w'Imana wese akwiriye gusengera umurimo yego akwiye gusengera isengesho agasaba nyiri bisarurwa akohereza abasaruzi yego ariko umva ijambo rikomeye uko asenga uko ariko akamenya ngo muri abo nshobora kuba imbere kugenda nubwo ninginga nyiri bisarurwa guheza abasaruzi yego uku gusenga kwanjye akaba ari njye ubisengera mbisaba ubwaho kwankoraho ugasanga ninjye wagize ate yohereje kuko yamaze already kumbona niki uwo mutima ubikunze ubwo ni byatuma abantu banga kubisaba mushu nyirumva ni ikibazo kuko no kuvuga ko Imana yamuhaye iyo burden umutwaro wawo yawumukoreye ubwo rero umukoreye akaba yamaze kubikorera ntabwo ujya gusenga ntagire abantu baboneka imaje kwitumva rero nkubwire ugiye wizire hanyuma ubusengero uri aha ngaha nzagenda nzana abandi ariko nakubonye ni wowe ufite ahubwo ni wowe ufite hari umurongo uba mu migani mbabura usome tuwuvugeho muri iki kibazo mbajije nabo babwira muratangara cyane ibintu biratangaje abantu basengera umurimo kenshi usanga ari bituma kandi bagiye gusaba abakozi hariho umuntu umwe imbere y'amasaba abakozi hakagenda wowe uvuze mu migani musho hariho umuntu umwe bigeze kwinginga ngo bajye gusenga n'abavandimwe noneho binginga umuntu wari wabasuye w'inshuti yabo bahorana buri gihe baramwinginga ngo bajyane mu iteraniro yari yahaye kwa gatandatu noneho ku cyumweru bagomba kujya guterana bati tugiye guterana arabemereye baragiye inshuro ya kabiri avuga ati rero mbabwire ntabwo tuzajyana ibyo bintu byanyu muhora mujya imbere y'Imana buri munsi niyo mpamvu bahamagara vuba atari ko wa wundi wibereye hariya mu bintu bye mu nzoga ze n'iki atuzare atebimamagara injyana hehe ati ntabwo yamamagara ati ibyo bintu uhora mu njyana mu itorero sinzasubira kandi izambona inyibuke ko mari ngaho nsomera umurongo wumve rero nsomera umurongo mu gice cya 16 cy'imigani 16 iyi murongo wa 15 umurongo iki iyo mu maso h'umwami hakeye bitera ubugingo kandi ntago ari umurongo ucaka ni ibice 22 yego umurongo 29 22 umurongo 29 haravuga ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye bene uwo azaba imbere ku mwami nazakorera hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye hari umuntu uzi ugira umwete mu byo akora hari ubonye niba hari ubonye rero wazaba imbere ku mwami nakuvuga iki verniya nuri hafi aho uyu murongo ngusomeye iki uzarebe aba basaza bafite abana benshi nanjye mpereyeho yego sibyo hari igihe kigera ukazajya uvugishwa yego umwana ushatse guhamagara undi bose ukabahetura utaravuga ngo urashakaga akenshi rero umwana utuma akabanguka
umwana uraho hafi ukunda kubona hafi akwita utuma akihuta uhamagara akumva araho hafi wamutuma akihuta uwo ni ukugorerwaho yego nicyo uramurongo yego Yesu yagira ngo uko umuntu azagenda yikorera uwo mutwaro w'umurimo asenga ngira ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi ababazwa nabyo ko ibisarurwa byeze yibaza ababisaruho bazava gutyo gutya byibaza abisengera Yesu azayajyana ubu nakomeze reba abandi bantu bagumye kubabazwa nabyo ajyana kuko biragoye ko Yesu ahaguruza umuntu ajya mu bisarurwa atigeze anabitekereza akiri mu rugo yego atabifitiye umutwaro atanazi ko bihari yego reka mbaho urundi rugero yego nimusoma abacamanza igice cya 6 n'icya 7 muzasanga inkuru za Gideyoni situation uko yari imeze murabyibuka ndaje turi mu murongo twasoma wenda umwanya wacu tuba dufite situation uko yari imeze murabyibuka abamidiyani ngo bajyaga bacunga ingano n'umuceri n'uburo byose by'Abisirayeli byeze bakaza urumva mwibiba no mwibagara babinyuzagamo ingamiya zabo n'amafarashi none icyo gihe niwe bucura kwa Yowasi wabo none muri icyo gihe cyari kimeze gutyo iyo batanyukanyukaga izibagarwa aha munyumve neza yego bazaga gutwara izeze Gideyoni arabireba uyu mwana nawe unyumvire niwe bucura uhereza imana biwabo bose ariko icyo kintu kimeze nk'ifuhe kimeze nk'ishyaka kiramutera rwose ati no uko duhinze uko tubaga uko dusaruye baza batwara wumve ni mu bikurire mwumva umwana w'umuhererezi atanze amabwiriza mu rugo arimo atanga amabwiriza avuga ati none kambereke kuva uyu munsi mujye muzisara muzishyira mu rutoki yego cyo ni kimwe cya kabiri mujye mwigumira mu rugo mujye muri activite zanyu ku buryo babona rwose nta n'ikintu mufite cyo gukora genza yanjye mu rutoki nsekurireyo nimara gusekura izo gushungura nzishungure zo gusura nzigosore nzinjize nijoro nusoma abacamanza ansubire twumve abacamanza igice cya 6 umurongo wa mbere uvuga ngo iki Abisirayeli bakora ibyango habaye hatubereye kuri 6 turebe 6 nuko Abisirayeli bariheba cyane yego ubwo abamidiyani baherako batakambira Uwiteka icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ubwo abamidiyani Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti nabakuye mu Egiputa no mu nzu y'uburetwa nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'abarenganyaga bose mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu muri ariko mwanga kumvira yego noneho ku murongo 11 sasa nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umweru cyari muri Ofura kwa Yowasi Bezeri umuhungu wa Gideyoni umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeragamo vino ngo azihishe abamidiyani ngo azihishe abamidiyani marayika w'Uwiteka agira ati rero marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we ugira n'ubutwari
Gideyoni aramusubiza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho n'imirimo ye yose itangaza irihe iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu Egiputa ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamediyani nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize Abisirayeli amaboko y'Abamediyani sije ugutumye. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 11 yego marayika w'Uwiteka wumve habanje kuza marayika araje yicariye munsi y'igiti cy'umwera muri Ofura kwa Yowasi w'Umwebezeri yicariyemo umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure wengeragamo vino ngo azice Abamidiyani. Yego ndashaka ibintu mu byumva neza. Marayika w'Uwiteka aje kwicara he? Icyo mu kibazo kuki marayika w'Uwiteka aje kwicaraho Gideyoni ajya sekurira? Marayika w'Uwiteka se Gideyoni yamuhamagaje hapi yababwiye ati mwigumire hari yenza ndisekurira mu rutoki zigosorereyo tuzihisha baki Abamediyani. Uwo murimo ndawihaye hari bakuru be hari aba kuko tugiye turakavuyo twaba tugize ibimenyetso by'isarura. Yego bakabimenya abantu buzura mu mbuga nkaha bagahura ntibabimenyereye nimukure ku buryo bazamera nkaho twarumbije. Yego mwicaraho babone mutagosora mudahura munigendagendere gutyo muri quartier nk'abapfusa nta mirimo iriho. Ngendagenda mbe mu rutoki munsi y'igiti zisekurireyo zitunganyize mu muvure y'ugo muvino zihisha Abamediyani. Ariko mushu utarapakura kuka buriya nibyaba ariyo mpamvu ugira ko kumva mwuka wera kubwiye akantu hanyuma utagira ubwenge bwa Gideyoni ukabibwira abantu hanyuma abantu bakabiterekera ukagutera ubwoba. Ariko iyo wumvise akantu nko Gideyoni yabigeje ukakigumanira ukababwira mwebwe nimugira muri nanjye ngiye kugira gutyo ukagenda ukabikora udasabye n'umuntu ugufasha. Kuko reka nkubwire buriya biriya bintu yabivuga akabibabwira icya mbere harimo abakunda urwenya n'urusaku turajyana bari gusekera mu rutoki baseka bigatuma bamenyaho Abamediyani bakabavumbura. Impamvu z'ibindi data ndabazi bazasakuza bogize umupira avuga ibitego urusaku rwabo ruzatuma Abamediyani babimenye. Urongenda njye mu rutoki ngenyene Uwiteka mubwiye n'indamutse akoresheje marayika muramukije avuga ngo uraho neza wa munyamaboko izana ikiganza hano uraho neza wa munyamaboko ukagira n'ubutware undateye kungagiye muri kagushinyagura ubutware ureba ndimo kwihisha ndagosorera mu rutoki ibintu umunyamaboko ni maze Uwiteka yaradutaye umunyamaboko w'intwari asekurira ingano gute mu rutoki. Yego dufite imbuga. Yego data yo wase afite imbuga afite igosorero ariko ndi mu rutoki po baki tugira gutya ndiki ni intwari. Rero uyu mirongo wahereye ngo mwumve ko umuntu ugira umwete umuntu ugira umutwaro w'umurimo umuntu usenganye n'ibisarurwa cyane guhereza abasaruzi agera akavuga ati ariko igihe wahereye uhogora wowe ngwino njyane we ni wowe ufite ku mutima ni we mbona ufite ku mutima izina ry'Imana rishimwe. Amen. Ku nshuro ya kabiri noneho hiyizira Uwiteka. Yego musoma neza urasanga Uwiteka yazanwe n'amagambo Gideyoni yavuze. Yego yazanwe n'amagambo yavuze Gideyoni aramusubiza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe nkuko uvuze ngo Uwiteka ari kumwe nawe munyambaraga siko yaramubwiye. Aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we kagiye n'ubutware. Gideyoni none se niba Uwiteka ari kumwe natwe koko mehito ibi byose yemera ko bitubaho. Imirimo yose iri hehe aso kuzavuga ko dukwiye muri Egiputa ko ari umunyamaboko w'intwaro utabara bamwe ngaho natabare turebe Uwiteka aramwitegereza akantu kwitwa aramwitegereza. Yego aramwitegereza twara mwitegereza kigiye cyo kunyitegereza
Uwiteka barimo afata situation narindimo agafata amagambo navugiyemo mbwira marayika akayakorera analize yarangiza bigasaba ngo yizire. Haleluya. Rero ndumya kwingira nyiri bisarurwa ngweza abasaruzi Uwiteka azizira kandi niyizira azahera kuri abo nyine batakishwa n'umurimo. Yego. Batakishwa n'umurimo abakoresha. Yesu dufashe cyane. Amen. Ahere kuri abo batakishwa n'umurimo abakoresha. Kuko umutwaro w'umurimo buriya ni naho ahantu vocation na calling bitandukanye. Yego. Umuhamagaro wose ubanza kugira ikintu cya vocation kikubamo, ikintu cy'ishyaka kikubamo, kikubiramo, kumva hari ibintu udashaka ko bipfa ureba. Ukanwa kazi mujye kumva ibintu byapfa ureba ukumva kugira ku kintu bipfa ariko Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo kintu cyo kwanga bipfa rero ureba kikaguhagurutsa niyo vocation, niyo zero, niyo shyaka. Yego. Ibyo bintu rero Imana irabireba noneho naho kumbugwa niyo yabigushyizemo ngo bikuzure. Igihe runaka izabihagurutsa. Igihe rero kizagera noneho hazijwe. Yego. Niyo mpamvu mwabonye Musa abanza kurwanira abanyegiputa nta n'uramubwira ibyo kujya kubacungura. Yabarwaniye nta n'uri bimubwira. Arabarwanirira, arabakiza, arabarengera. Yesu adufashe cyane. Amen. Abakozi bose bari ku murimo babanza kubaho batari bawugeramo. Yego. Kugira umutima w'umurimo mbere y'uko uwugeramo. Imana dufashe cyane. Amen. Rero niyo mpamvu usanga dusaba ngo Yesu nyiri umurimo we wakongera abakozi koko. Si uko umuntu batareba bariho benshi yitirirwa uyu murimo, ariko umuntu abareba hari ibipfa kandi bahari. Hari ibipfa bahari. Tugasanga bimwe birapfa byishwe nabo. Niyo mpamvu umuntu nyine ngo data twese shyira abakozi mu murimo bakwiriye bakugirira ku ntego ushaka. Imana ibampera umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha cyane mushumba kubw'ayo magambo mudusobanuriye. Ntabwo umuntu ashobora kubyibwira gutyo. Umwuka wera buriya niyo mpamvu aba hari kugira ngo adusobanurire atubwire n'iryo jambo impamvu twabwiye ijambo ry'Imana tubwira. Ndumva ahari abadukurikiye barimo kugenda basobanukirwa nk'uko nanjye ndimo gusobanukirwa impamvu nyiri umurima cyangwa nyiri bisarwa tugomba kumusaba kumwinginga ngo yongere abakozi. Ariko burya icyo maze kumvamo mushumba, buri muntu wahamagawe cyangwa buri muntu wamenye Kristo, wakiriye agakiza akamenya Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwe, aba akwiriye gutega amatwi kuko twese dufite ikintu twahamagariye gukora uko byamera kose. Rero niba natwe turi abasaruzi twarahamagawe, kutagira Mwuka wera ngo agire icyo akongorera kwereka igipfuye, ni hahandi mu rusengero abantu bitana ba mwana. Ikintu kigapfa simenye ngo ni njye ubwiwe, nkareba irido rirahengamye simenye ngo buriya rido kandi njye ubyeretswe ni njye ukwiriye kubikora. Hari igihe kimwe nigeze kuba neranira ahantu, ni kera mu myaka nk'ingahe itambutse, noneho ninjiye hari ubwa mbere mbona agatute bafite kariya bahagaraho bashyiraho Bibiliya, mbona kameze ukuntu Mwuka wera numva mbwira ntabwo buriya koko bahinduye kariya gatute ntabwo ari ko bakwiriye kugahindura. Urumva n'ahantu nari ngiye gusengera, nari umushyitsi oya n'ahantu nari nimukiye ngiye kandi ugiye kuhabarizwa gusa ari ugiye kwicara ukahabarizwa kandi umunsi wari uhageze maze nk'iminsi mbese bwari ubwa mbere ndabira ndavuga kariya gatute buse uwo mwanya navuga gakeneye guhindurwa. Uwo mwanya Mwuka wera ndavuga buse nagahindura, ubwo njya ku mafaranga reba n'amafaranga mfite, ndavuga buse ndabigirana buse nabwira umuntu ndabyihorera, ndavuga Mwami Yesu niba ari byo ubibwiye ndabisuzama amafaranga yo kubikora, ariko sinagira ngo mbwire abantu nsanzemo ngo kariya gatute ni kabi kandi bo ndabona batuje n'umushumba nta kibazo, ariko mu by'ukuri urabona hakeneye akandi kantu.
kugira ngo Imana niyo acinze yego sha urayibona birakashita gaterekayo kamubwira akantu rero kamubwira akantu gatoya nakora yego ubona nubwo wabikoze wagira ngo nta wundi muntu uri mu kubibona rwose bari ubona rwose ari sawa sawa byanga bikunda kimwe cya kabiri barabibona ahubwo cyabonye ko ari byiza bashimye agatuti gashyashya kahageze cyane urabyumva neza rero nta muntu wanga ibyiza ahubwo yabibura yego ikindi umenye ko hari umuntu utazi ibyiza ku rwego rw'ibyiza yabonye yego akaba agira ngo nta bindi byiza biruta ibyo nicyo Imana yari hakuzaniye kugira ngo icyo gikorwe Imana ihabwe icyubahiro aha wumve ko turacyari muri rya jambo ry'uko mbere y'uko Imana tuyinginga ngo ihamagara abakozi irabanza ikareba muri wowe winginga wowe urimo kwinginga usaba ngo Imana yongere yohereza abakozi yego ururede umutwaro w'umurimo yarawukoreye yego ntabwo uri bujye guhamagara abandi ihereye kuri wowe idahereye kuri wowe irahera kuri wowe rwose komeza ahubwo yego Imana rero dufashe kugira ngo tujye twumva ijwi ry'umwuka wera nakubwira ikintu uhita ukora witunga urutoki ariko uriya mushumba nabibona oya wowe wabibwiwe haguruka ugira icyo ubikoraho rero uribaza ngo ese ni kubera iki twinginga Uwiteka ese ni ngombwa niba yarabidushyizemo kuki tumwinginga mushu ibintu sibye murima suwe murima nuwe ibisaragwa sibye ahubwo n'abasaruzi nabi none se tugomba kumwinginga kubera iki tumwinginga dore impamvu rero tumwinginga kandi umurima ari uwe ibisarurwa ari ibye ari buzi ibyeze ibitangiye gupfira mu murima ari buzi inyoni n'ibyongo byose kumwinginga kwacu umuntu yakoze ngo nyir'umurimo arareba ari wo murima ibisarurwa nabyo arabireba ko byeze abakozi nabo nabi ni nabo nabaza ibyo arabazi ni nawe udushyiramo ibyo tugiye gukora Yesu yakomeje gutsinagira abantu ngo mwinginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi ni ukugira ngo agire abantu nibura abo bake yari afite bamufasha kwikorera ikibazo cy'umurimo yego no kuwureba ibiwukendewemo amen noneho icyo kintu cyo kubyikorera ajya agihera aho amenya abagomba kugendana nabo n'abagomba gutuma kuko buriya namaze kubona ko Yesu igihe mugenda mumarana hari icyizere bimwubakamo cy'uko wamufasha kumushakira abandi ariyo mpamvu muzareba mu bakozi bose bari bariho kuva kuri Mose kuko niwe mukuru wacu twese muzasanga abakozi bamwe bahamagarwa n'Imana abandi bagahamagarwa n'abandi bakozi icyo mu cyumba ijambo rikomeye mu by'ukuri buriya ntabwo Aroni yahamagawe n'Uwiteka yahamagawe na Mose yatumwe n'Imana ahubwo Imana yamutungiye agatoki Mose amaze kurekarama ko atazi kuvuga Imana ngo ati ariko Aroni arahari don't worry about icyo ntikikubera ikibazo utazi kuvuga se Aroni mwene so sinshyomotse ikintu mureba gufasha kari akanwa ke nzagakoresha noneho Uwiteka atariko ubwo bimeze gutyo umenye ko ntajya mpamagara abantu babiri icyarimwe nk'impanga oya ubwo naguhamagaye ahubwo wigira umushake iki nzakiganiro n'ikindi gihe muzareba mu biganiro bye bya Mose na Aroni uzasanga hari ukuntu Aroni yavugaga Mose hari igihe yabwiye ubwoko bw'Isiraheli ariko ngo biragenda bite ko Mose wa muntu wera w'Imana wanyu yatinzeyo abyumvise afite ukuntu yitaga abantu aba Mose ndetse n'Uwiteka ari kumwe na Mose ku musozi amubwira ati ihute b'abantu bawe biyanduje kuki Uwiteka afasha abantu akabita abandi aba Mose na Aroni kandi hari hasi bw'abandi nawe nuko yagiye abantu bawe wa musaza wa mubyeyi wanyu yagiye kandi yatinze kandi rwose niba ngomba kugira ikintu bakorera ibyo ni bigenda ndetse hari n'ikindi hariho umuntu Mose yashatse wo kubafasha kureba
imyobo y'imitarwe bene iyi myobo ivuna inka murayibona yego mu rwuri burya ni byiza kuhagenda mbere kugira ngo uyimenye biradutunganya umwanya w'inka tuwutunganya dukuramwo ibiti bibi tuba tureba n'iyo myobo y'imitarwe iyo umuntu agenda yireba rero agenda atsindagiramo ibintu hariho rero umuntu warebye inzira Imana yahaye Mose wo kuyobora igihe gitoya wo kubafasha kumenya inzira ariko atazatindamo nibwo muzabona hari abantu Imana ihamagara nabo bagahamagara abandi akenshi abahamagara n'abantu bakora temporary mu gihe gito bene uwo muntu niyo abivuyemo akabireka nta mutima ucira urubanza kuko aba yumva ibintu avuyemo ari byo nari namushyizemo umwanya we nahashyira n'undi akugenda ashaka kubivamo data ati akangaruza ikibando ugahura n'amakuba burasi bose Uwiteka akurikirana cyane akugena yahamagaye niho twebwe twagiye duhamagara natwe yego bajya babivamo Yesu abampera umugisha Imana guha umugisha cyane mushumba icyo kiganiro tuzagikora kuko birashoboka ko hari abahamagarwa n'abandi bagatekereza ko bahamagawe n'Imana. Imana rero iduhana umugisha tubisobanukiwe kugira ngo turusheho gukora umurimo waduhamagaye. Rero bakunzi bacu turabasaba mujye mukora subscribe usharing na bagenzi bawe kugira ngo twese dusobanukirwe niyihe mpamvu ese twarahamagawe kubera iki tugomba guhamagara s'abandi. Ibyo byose iyo tugiye tubisharinga uhereza mugenzi wawe twese turafashwa tugasobanukirwa muri urugendo ko Imana yaduhamagaye. Rero mushumba tugiye gukomereza ku yindi ngingo